Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nanone uyu ni wa mwanya wo kwigana ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi busome muri Matayo ibice 19, turasoma duhereye ku murongo wa 16 tugeze ku wa 26, hanyuma tuze kuganira ijambo ry'uyu munsi. Mureke mbanze mpasome, hanyuma dusenge, noneho tutangire kwigana iryo jambo. Ijambo riravuze ngo, nuko umuntu aza aho ari, aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondera amategeko. Aramubaza ati, ni ayahe? Yesu aramusubiza ati, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati, ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? Yesu aramusubiza ati, nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze, maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze unkurikire. Uwo musore yumvise iryo jambo, agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge, kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Data, mu izina rya Yesu, duciye bugufi imbere yawe kano kanya. Nanone twifuje Mwami kwigana ijambo ryawe n'aba bene data bankurikira. Reka unyemerere mu isi y'umwuka tube imbere y'ameza yawe Mwami, maze Uwera wa Isiraheli ukoreshe umutima wanjye, ubwenge, yewe ndetse n'uyu mubiri, kugira ngo bikubere umuyoboro ucishamo ifunguro ryawe Mana. Mu izina rya Yesu cishije bugufi ikintu cyose kingize, kugira ngo uhabwe icyubahiro Kristo. Nkweretse aba bene data bankurikiye, Mana ufashe ubugingo bwabo, kugira ngo babashe gusobanukirwa ijambo ryawe. Ugize neza ko uri kumwe natwe Mwuka Wera, ni mu izina rya Yesu mbisabye kandi nshima nizeye, amen. Tugiye kwigana ijambo dusanga aha ngaha muri Matayo ibice 19, uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku wa 26. Ijambo ritweretse ukuntu hari umusore, uyu musore ngo yari umutunzi, ngo araza asanga umwigisha cyangwa se Yesu aho yari ari, ngo arangije aramubwira ati, mwigisha mwiza, ngo nkore ki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Icya mbere yenda umuntu yahera ko avuga aha ngaha, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uyu musore yari abizi yuko nta bugingo buhoraho afite, kandi ikigaragara ni uko yari azi ko hari ibintu byiza akora, ariko yibaza, n'iki kindi cyiza nsigaje gukora kugira ngo mu by'ukuri mpabwe ubugingo buhoraho? Kuko mu kuri ko muri we yumvaga atarabuhabwa, yumvaga atabufite. None akibaza ati, n'iki cyiza nakora nsigaje kugira ngo mu by'ukuri mpabwe ubugingo buhoraho? Abibwira Yesu gutyo abimubaza. Yesu aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondera amategeko. Dushobora yenda kwibaza tuti, ese nimba Yesu avuze ko umwiza ari umwe gusa, ko ari Imana, kandi ko tuzi ko Yesu ari Imana, kuki yabigizeho ikibazo kuba uyu musore amwise mwiza? Kumubaza gutyo
ni nko kuvuga ngo uyu musore ntabwo azi Yesu uwo ari we. Cya cyanditswe kivuga ngo ni ingenzira ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Murumva rero Yesu niwe bugingo. Unyitira iki mwiza? Ese wampishuriwe, wamenye? Ariko mu by'ukuri uyu musore ntabwo yari yamuhishuriwe, ahubwo byari bimeze nk'uburyarya. Ndakeka iyo aza kuba yamuhishuriwe, Yesu yari kumubwira nk'uko yabwiye Simoni Petero. Aramubwira ati urahiriwe Simoni Petero, kuko uhishuriwe ibyo. Rero iyo uyu musore aza kuba yahishuriwe nawe, Yesu yari kumubwira ko ahiriwe, ndetse akamubwira yuko iryo hishurirwa ari ryo rigiye kumwinjiza mu bugingo. Yesu amubajije gutyo rero, uyu musore araceceka, kuko atari afite impamvu ifatika itumye amwita mwiza. Ariko igihe yabazaga abigishwa be, ababaza ati munyita nde mwebwe? Petero yaramubwiye ati uri Kristo Yesu, umwana w'Imana. Ibyo Yesu biramunezeza cyane, ndetse amubwira yuko ahishuriwe ikintu gikomeye. Ntabwo uyu musore yari bwakamenye ko Yesu ari Imana. Rero niyo mpamvu Yesu yamubwiye gutyo. Aramubwira ati nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. Uwo musore aramubaza ati nayahe? Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Umusore yumvise ibyo Yesu amubwiye, ahita amubwira ati se ko ibyo byose nabyitondeye, ngo ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? Mu kuganira nawe, ngira ngo niba mwibuka Yesu aganira n'umusamariyakazi, Yesu yamuganirizaga amwereka ibyo akora. Yamweretse abagabo afite, anamubwira yuko n'uwa gatanu bari kumwe katari uwe. Yesu agenda amurondora mu yandi magambo, amwereka ibyo akora. Ibyo bituma uyu musamariyakazi amenya yuko Yesu ari umuntu udasanzwe, ari umuhanuzi. N'uyu rero musore w'umutunzi, Yesu ni nkaho yari arimo kumurondora, amwereka ibyo akora. Aramubwira ngo witondere amategeko, aranayamubwira yariyo. Umusore kumusubiza ati ayo yose narayitondeye, suko Yesu atarazi yuko mu by'ukuri ayitondera, ahubwo yari arimo amurondora, amwereka uwo ari we. Rero atayo yose narayitondeye, ariko ko nitondera amategeko y'Imana, ni iki nshigaje kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Hari ukuntu yumvaga ko yubaha Imana, hari ukuntu yumvaga ko mu by'ukuri ari mu nzira ikwiriye, ariko akibaza ese ko nkora ibi byose, ni iki nshigaje kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Iyo umuntu ahawe ubugingo buhoraho arabimenya. Iyo Yesu akwinjiyemo, tuvuge nka kurya iyo umuntu yatura ati nihannye ibyaha byanjye, nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, iyo Yesu amwinjiyemo arabyumva. Uyu musore rero yumvaga ko atabufite, kandi akora biriya byose byo kwitondera amategeko y'Imana. Noneho ku murongo wa 21 haravuga ukuntu Yesu noneho yamusubije, ngo aramubwira ati nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze, maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze unkurikire. Ahangaha niho hari urufunguzo rw'ikintu agomba gukora kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu aramubwira ati niba ushaka noneho kuba utunganye rwose. Mu yandi magambo, hari ukuntu uyu musore yari atunganye, ariko ntabwo yari atunganye rwose. Ntabwo mu yandi magambo yari atunganye neza ku buryo byamuhesha ubugingo buhoraho. Aha rero ku murongo wa 21 niho noneho tubona nyine urufunguzo ku batunzi kugira ngo babashe gutunga ubugingo buhoraho. Umurongo wa 22 uravuga ngo uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Noneho Yesu akomeza abwira abigishwa be ko nyine biruhije ku batunzi kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, ati cyakoroha nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru.
Yesu agenda ababwira ayo magambo. Mureke tugerageze noneho kwitondera aya magambo Yesu yamubwiye, hanyuma turebe mu by'ukuri icyo Yesu yarashatse kumubwira. Umurongo wa 22 niwo utwereka ikibazo uyu musore yari afite. Kuko ngo amaze kumva amagambo Yesu amubwiye, cyangwa se ijambo Yesu amubwiye, ngo yahise yigendera, ngo kandi afite agahinda. Agahinda ni umubabaro uba mu mutima, kandi uyu mubabaro yagize mu mutima yawutewe no kubwirwa ngo agende agurishe ibyo atunze ahe abakene, abone gutunga ibyo mu ijuru, bityo noneho akurikire Yesu, kuko Yesu niwe bugingo kandi niwe ashaka, cyangwa se nibwo ashaka. Turabona ko mu by'ukuri ikibazo cy'uyu musore nuko ubugingo bwe, nuko umutima we. Tuvuze yuko mu by'ukuri agahinda ni umubabaro wo mu mutima. Kubabara mu mutima bitwereka ko umutima we wari womatanye n'ubutunzi bwe. Kumubwira rero ko umutima we ugomba kurekura ubutunzi bwe, nibyo byamuteye agahinda. Ni agahinda kaba hehe? Mu mutima. Amarangamutima ye yari yomatanye n'ubutunzi, kandi ntushobora gukurikira Yesu nk'uko yari arimo amubwira ati banza ubigurishe uha abakene utunga ibyo mu ijuru hanyuma ubone kunkurikira. Ntabwo bishoboka gukurikira Yesu umutima wawe womatanye n'ubutunzi, kuko Yesu aba ashaka yuko umutima wawe ahubwo womatana nawe, ubutunzi bukagukurikira. Uyu musore rero kurekura ubutunzi mu mutima we nibyo byari ikibazo. Ni nayo mpamvu byamuteye umubabaro, byamuteye agahinda, kumva yuko kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho ko asabwa kugurisha ibyo afite cyangwa se ibyo atunze agaha abakene, akabona gutunga ibyo mu ijuru, noneho akabona gukurikira ubugingo cyangwa se gukurikira Yesu. We yumvaga mu by'ukuri akwiriye kubona ubugingo, ariko nanone agakomeza gutunga mu mutima we ubutunzi bwe. Mwibuke, iby'ubugingo ntabwo bifatika, iby'ubugingo ntabwo bigaragarira amaso y'umubiri. Iby'ubugingo tubitunga muri twe mu mitima yacu, ntabwo bigaragarira amaso. Rero ku Mana ntibishoboka yuko watunga iby'ubugingo mu mutima wawe ngo nurangiza mu mutima wawe n'ubundi uhatunge iby'ubundi butunzi bw'isi. Niko kubangikanya abami babiri, niko gukeza abami babiri, niko gukorera abami babiri. Kuko umuntu ashobora kwibaza, se gutunga ni ikibazo? Ese mu by'ukuri ntibishoboka yuko umutunzi utunze ibintu bifatika ko nanone yatunga ubugingo buhoraho? Ni nabyo Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ati ibyo ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Birashoboka mu yandi magambo ko mu buryo bufatika umuntu yatunga ubutunzi bw'iby'isi, ariko mu mutima we akahatunga iby'ubugingo, ibyo mu ijuru. Ariko ikidashoboka ni ugutunga byombi mu mutima wawe. Rero niyo mpamvu Yesu yamubwiraga ngo gurisha ibyo utunze uhe abakene, ubone gutunga ibyo mu ijuru, hanyuma noneho uzunkurikire. Mu yandi magambo Yesu yari arimo amubwira, tandukana mu mutima wawe n'ubutunzi bukurimo. Mwibuke ijambo muri Matayo ibice 6, reka tuhasome uhereye ku murongo wa 19. Mwumve uko havuga: ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingesi ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingesi zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Murabona ko ahangaha Yesu aratubwira ngo ntitukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba. Ubutunzi bwacu ni ubuhe? Ikintu utunze ni ubugingo bwawe.
ikintu mu yandi magambo utunze, reka mbivuge muri aya magambo: gushaka kwawe nibwo butunzi bukomeye ufite. Kuriya kumva ko ukennye ikintu runaka ukumva uracyifuje, buriya nibwo bukire ufite. Ubukire dufite ni ukwifuza, nicyo kintu dufite gikomeye cyane. Kandi aho werekeza kwifuza kwawe ni naho hagaragaza aho uzaba. Nicyo Yesu yatubwiye ahangaha muri Matayo 6:21 ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Aho werekeje kwifuza kwawe niho uzaba. Rero ngo ntitukibikire ubutunzi mu isi. Kubika ni kuriya umuntu atekereza ku kintu, ni kuriya umuntu yifuza ikintu. Iyo utekereje ikintu runaka uba urimo kukibika mu bitekerezo byawe. Iyo wifuje ikintu runaka cyangwa se ukakigambira mu mutima wawe uba urimo kukibika mu mutima wawe. Rero Yesu aravuga ngo ntitukibikire ubutunzi mu isi. Ubutunzi bwawe twabuvuze ni ya marangamutima yawe, ni kwa kwifuza kwawe. Kwifuza kwawe rero ntukabibike mu isi ngo umwanya wose mu mutima wawe usange amarangamutima yawe yuzuyemo ibyo byifuzo biri mu isi. Icyo gihe uzaba urimo kubika ubugingo bwawe mu isi. Uzaba urimo kubika amarangamutima yawe mu isi, intekerezo zawe mu isi. Kandi aho ubutunzi bwawe buri, aho mu yandi magambo amarangamutima yawe, ibitekerezo byawe biri, niho n'ubundi nawe uzaba. Ijambo ryatubwiye ngo ubutunzi bwo mu isi inyenzi zibugeraho n'ingese zikaburya, ndetse ngo n'abajura ngo bakaba bacukura bakabwiba. Mwibuke ijambo ry'Imana twereka yuko Satani yaje kwiba, kwica ndetse no kurimbura. Iyo umuntu abika ubutunzi bwe mu isi abahaye amahirwe Satani kuba yacukura akamugeraho akamwiba. Icyo Satani ashaka kwiba si amafaranga, icyo Satani ashaka kwiba si inka, icyo Satani ashaka kwiba si biriya bintu bifatika utunze, ahubwo icyo Satani ashaka kukwiba ni ubugingo bwawe. Kandi kugira ngo abugereho ni ukumwemerera. Kumwemerera kwawe ni ukuhe? Ni uko ufata ubugingo bwawe aricyo kintu cy'agaciro ufite, noneho ukakibika mu isi, ukacyerekeza mu isi. Intekerezo zawe iyo uzerekeje mu by'isi, amarangamutima yawe iyo uyerekeje mu by'isi, uba urimo kubika ubutunzi bwawe cyangwa se ubugingo bwawe mu isi. Icyo gihe rero inyenzi n'ingese zakugeraho zikakurya, ndetse n'umujura yacukura akakugeraho. Abadayimoni bakugeraho, Satani yakugeraho, abarozi bakugeraho, byakugeraho bikakurya, bikakwangiza, bikaba byanakurimbura. Mwibuke iby'isi birangirika, iby'isi birashya, iby'isi byashira, iby'isi byabora, ariko iby'ijuru ntibibora, ntibishira, n'iby'iteka ryose ntibyangirika. Reka dufate nk'urugero rw'umuntu ufite amafaranga menshi, yenda ayabitse mu nzu ye, noneho iyo nzu igafatwa n'inkongi y'umuriro. Ya mafaranga yari afite yose agashya, kandi aya mafaranga niyo yakoreshaga yenda gufasha abana be ndetse n'umuryango we, niyo yakoreshaga mu bintu byose kugira ngo ubuzima bwe bugende. Noneho aya mafaranga arahiye. Nyuma yaho, kubera iyo mpamvu, nawe akifata akiyahura. Impamvu uyu muntu aba yiyahuye nuko ubugingo bwe, nuko ikintu cy'agaciro kitagaragara gihishe, kitari ya mafaranga, ari cyo kintu kiba mu mutima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iby'ubugingo biva mu mutima, bikomoka mu mutima. Yesu niko yavuze. Rero gufata iby'ubugingo biri mu mutima, amarangamutima yawe mu yandi magambo, ukayerekeza ku bintu by'isi, iyo byangiritse
ni ukuvuga ngo biroroshye kugira ngo ugendane nabyo. Nicyo rya jambo ritubwira ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Biba byoroshye cyane kuri uyu mutima womatanye n'ubutunzi bw'iby'isi kuba nawo wagendana nabwo ukarimbuka. Biroroshye cyane, byorohera Satani cyane kugera kuri ubu bugingo akaba yabwiba, akaba yabwica. Kubwiba bivuze ngo yabutwara akabugira ubwe, akabukoresha ibye. Kubwica ni ukuburimbura, ni ukubukuraho. Umuntu wiyahuye aba arimbutse, ariko mu kuri guhishe ikimurimbuye ni iki? Ni uko umutima we yawushyize kuri biriya bintu byahiye, ya mafaranga yahiye, kuko umutima we wari uyariho. Mu yandi magambo, yumvaga ko ishingiro ry'ubuzima bwe n'ariya mafaranga, ni buriya butunzi. Noneho kuko buhiye, noneho kuko bushize, noneho kuko bugiye, noneho kuko bwibwe, arumva nyine ko isi imurangiranye, arumva nyine ko birangiye. Icyaba cyiza rero, aba yumva ko yagendana nabwo. Kwiyahura aba ari ikintu cyoroshye, guterwa akicwa aba ari ikintu cyoroshye, kugira impanuka akaba yapfa aba ari ikintu cyoroshye kuri we, kuko mu isi y'umwuka ubutunzi bwe buri mu by'isi, ubutunzi bwe buri mu isi. Kuba mu isi rero ni ukuvuga ngo umwami w'isi amufiteho uburenganzira. Niyo mpamvu ibyo byose byoroshye kugira ngo bimubeho. Yesu rero kubwira uyu musore ati gurisha ibyo utunze. Iri jambo ryo kugurisha twanaribonye igihe twigaga ku murima warimo izahabu. Twabonye yuko uyu muntu yagiye ngo akagurisha ibyo yari atunze byose kugira ngo aze agure uwo murima urimo izahabu. Ni bimwe n'icyo Yesu arimo kubwira uyu musore aha ngaha. Aramubwira ati gurisha ubutunzi bwawe, bugurishe. Biriya utunze mu mutima wawe ntabwo ari byo ukwiriye kuba utunze mu mutima wawe. Bigurishe, bireke, itandukanye nabyo. Noneho werekeze amarangamutima yawe ku byo mu ijuru. Niwitandukanya na biriya utunze mu mutima wawe, noneho ukerekeza amarangamutima yawe, ibyifuzo byawe, intekerezo zawe ku byo mu ijuru, bizatuma noneho utunga ibyo mu ijuru. Ibyo bitume uba umwigishwa wanjye. Ihane umutima wawe, kuko mu mutima wawe Imana yawe ni ubwo butunzi. Mu mutima wawe Imana yawe ni ayo mafaranga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ab'iki gihe ngo Imana yabo ni amafaranga. Uko iminsi igenda ishira, uko tugenda twegera imperuka, niko ikintu cyiswe amafaranga kigenda kigira imbaraga nyinshi kugeraho kiba Imana. Iyo rero umuntu ashyize umutima we ku mafaranga cyangwa se ku butunzi bw'iby'isi, biba bishatse kuvuga ngo ayo mafaranga cyangwa se ubwo butunzi ni Imana kuri we. Niyo akesha ubuzima, mu yandi magambo niyo akesha imibereho, niyo akesha ibyishimo bye, amahoro ye, umunezero we, kugubwa neza kwe. Ayo mafaranga abona yuko ari yamuha byose, kuko aratekereza ati nimba narwaye ndafata amafaranga ngende nivuze kandi nkire, nimba ashaka ikintu cyo kurya ndafata amafaranga nyigure kandi nkirye. Ni ukuvuga ngo kuri we yumva ko aya mafaranga niyo amuhesha ubuzima. Iyo rero imyumvire yawe iteye gutyo, amafaranga aba ariyo Mana yawe, ibyo utunze aba ari byo Mana yawe. Uyu musore rero ikibazo yari afite nicyo, nuko mu kuri ko mu mutima we Imana ye bwari ubutunzi bwe. Birashoboka bene data ko umuntu yatunga ibifatika ariko atabitunze mu mutima we. Ni nacyo Imana idushakaho. Ntabwo Imana yanga ko dutunga ibintu bifatika pe. Uyu musore si cyo kibazo yari afite, kuba atunze ibintu bifatika yenda mu buryo bufatika bugaragara. Ikibazo yari afite nuko biriya bintu bifatika bigaragara atunze n'ubundi mu mutima we ari byo atunze. Mu mutima wawe hakwiriye kubamo gutunga iby'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu yamubwiye ati ngo ubone gutunga ibyo mu ijuru,
noneho uzunkurikire ube umwigishwa wanjye. Mu yandi magambo, ubeho uyoborwa nanjye, we kuba umuntu ukurikira ubutunzi, ahubwo ube umuntu ukurikira Yesu, ube umuntu ukurikira ubugingo mu mutima wawe, kurikira ubugingo mu mutima wawe, kurikira Yesu. Yesu akubera icyitegererezo, Yesu akubera ishingiro ryo kubaho, Yesu aba ari we ukesha kubaho kwawe, we gukesha ubuzima bwawe ibyo utunze. Nicyo kintu Yesu yashakaga gufashaho uyu musore. Ndashaka noneho kuvuga ku guha abakene. Guha abakene biri mu buryo bubiri. Iyo umuntu atandukanye na bya bintu atunze mu mutima we by'isi, akerekeza amarangamutima ye, ibyifuzo bye akabyerekeza kuri Kristo, ku Mana, uyu muntu noneho atunga iby'ijuru. Bya bindi yari atunze by'isi bihita bimuvaho, bikamuvamo. Mu isi y'umwuka rero ibyo byamuvuyemo, haba hari abandi babikeneye, haba hari abandi barimo kubyifuza. Abarimo kubyifuza bashobora kuba mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuba babyifuza mu buryo butari bwo, mu buryo budakwiriye. Mu yandi magambo, bakaba babwifuza nk'uko n'ubundi uyu mutunzi yari ameze, bube mu mitima yabo, hanyuma bubabere ishingiro ry'ubuzima. Hakaba hari n'abandi babwifuza kuko ari ibintu bakeneye mu buzima. Kuba ukeneye ikintu mu buzima ariko utagitunze mu mutima, nicyo Kristo adushakaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ntimukiganyire ngo nzarya iki, nzanywa iki, nzambara iki. Icyo ni igikorwa cyo mu mutima, kandi iyo wiganyiriye nyine gutyo, biba bivuze ngo ukeneye ibyo bintu mu mutima wawe, urabishaka kugira ngo bikubere ishingiro ry'ubuzima. Aravuga ngo ntimukemere kubyiganyira mu mitima yanyu, ngo kuko Data azi ko mubikwiriye. Mu yandi magambo, twe kumva ko ari byo shingiro ry'ubuzima bwacu, ahubwo twumve yuko ishingiro ry'ubuzima bwacu ko ari Kristo, ishingiro ry'ubuzima bwacu ni Imana. Ibyo turabikwiriye, turi mu isi, turabikeneye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Uwiteka. Genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene. Turimo kuvuga ku bwoko bubiri bw'abakene. Hari ukumva yuko ubuzima bwawe bushingiye ku butunzi cyangwa se ku gutunga ibyo mu isi. Hari no kumva yuko ikintu runaka ugikeneye ariko utumva yuko ubuzima bwawe bugishingiyeho. Kumva yuko ubuzima bwawe bushingiye ku Mana, ariko icyo ni igikoresho ukeneye kugira ngo kigufashe muri iyi si. Iyo umuntu rero abashije gutandukana n'ubutunzi mu mutima we, nibwo aba ashobora gutanga, kandi ibyo atanze ntibimugireho ingaruka mu mutima we. Hari ugutanga umuntu ashobora gutanga ariko bikamugwa nabi, aho ari hose agahora yibuka cya kintu yatanze, kandi akumva bifite ukuntu bimubabaje, akumva bifite ukuntu bimuguye nabi. Iyo umuntu ameze gutyo, ni ukuvuga ngo uyu muntu ubugingo bwe, umutima we womatanye na bya bintu yatanze. Ni nayo mpamvu umutima we n'ubundi uracyabiriho, ahora bizirikana, ahora byibuka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ukuboko kwawe k'uburyo nigutanga, ukw'ibumoso ntikukibuke ibyo ukw'iburyo kwakoze. Rero nukomeza kuzirikana muri wowe ineza wagiriye undi, kandi ugatekereza uburyo icyo kintu wakoze cyari cy'agaciro kandi nawe wari ugikeneye, nawe ugishaka, kumva biguteye ikibazo muri wowe, biba bivuze ngo wajyanye na bya bintu watanze kandi uracyabitunze. Ni nkaho utabimuhaye mu buryo mu by'ukuri bwo mu mwuka, mu buryo buhishe, kuko umutima wawe wagendanye nacyo, n'ubundi ni nkaho ukigifite. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe ibintu duha abantu hari igihe bitabagirira akamaro nk'uko Imana ibishaka. Iyo umuntu yifuje ikintu mu mutima we, aba agifite cyangwa se aba yamaze kugikora. Mwibuke rya jambo Yesu yavuze, aravuga ati umugabo cyangwa se umuntu
niyifuza umugore wundi mu mutima we, ngo azaba amaze gusambana nawe mu mutima we. Murumva, iyo umutima wifuje ikintu uba umaze kugitunga, uba umaze kugikora. Rero cya kintu watanze, nimba ukikifuza mu kuri ko mutima wawe utarakirekuye muri wowe, biba bivuze yuko ukigifite. Ni nayo mpamvu kitagira icyo kimarira wa muntu wagihaye mu by'ukuri. Ariko nuha umukene ikintu ukakimuha n'umutima ukunze, ukumva ko ushatse kukimuha mu kuri ko mutima wawe, amarangamutima yawe atagifatanye nacyo, mu buryo bwo kuvuga ngo nawe uracyagikeneye cyangwa se ubabajwe n'uko ukimuhaye, ni nkaho ari agahato kaguteye kukimuha, cyangwa se yenda n'izindi mpamvu zihishe. Birashoboka yuko yenda ushaka ko ugaragara mu bantu ko utanga, abantu bakuvuge, bagukomera amashyi, yenda ubikoreye kugira ngo mu gihe kizaza yenda bazakukorere icyo ubashakaho, akaba ariyo mpamvu ubahaye icyo kintu. Iyo mpamvu ntabwo ariyo mpamvu ikwiriye cyangwa se iboneye imbere y'amaso y'Imana. Mu buryo buhishe icyo kintu uragitanze, ariko uracyari kumwe nacyo, kandi urashaka ko ukibonaho inyungu runaka ku bantu, atari ku Mana, ni ku bantu. Rero icyo kintu ntabwo wigeze ukirekura. Yesu rero abwira uyu musore ati, gurisha ibyo utunze uhe abakene, ubone gutunga ibyo mu ijuru, hanyuma uherekoze unkurikire. Hari ababa bakeneye ibintu mu buryo bubereye, mu buryo bukwiriye imbere y'amaso y'Imana. Aba bakene ntago baba babikeneye mu mitima yabo, ahubwo baba babikeneye mu buzima busanzwe, baba babikwiriye. kandi Imana igitungisha abantu bamwe, ariko ishaka kugira ngo babe ikiraro cyo kugira ngo babigeze ku bandi nabo. Iyo rero umuntu mu mutima we yagundiriye bya bintu Imana yamutungishije, bituma na ba bakene Imana ishaka gutungisha bitabageraho. Ibyo rero bikaba ikibazo, si ikibazo gusa kuri ba bandi batarimo kubibona, ahubwo ni n'ikibazo kuri uyu nguyu utarimo kubitanga, kuko bishobora kumutera kurimbuka. Uyu musore rero ngo yumvise iryo jambo, ngo agenda afite agahinda, ngo kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu arangije abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko mutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko mutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa bumvise ibyo bintu barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Ariko ngo Yesu arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Ntabwo umwana w'umuntu, mu yandi magambo, w'umutunzi yakwishoboza kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nta muntu n'umwe usibye n'umutunzi wakwishoboza kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni Imana yonyine ibishobora. Ibyo ntibishobokera abantu. Ibihe? Ibyo kuba umeze nk'ingamiya ukinjira mu zuru ry'urushinge. Ibihe? Ibyo kuba uri umutunzi ariko kandi ugashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishoboye gutandukanya amarangamutima y'umuntu n'ubutunzi bw'iby'isi, ikerekeza amarangamutima y'umuntu ku by'ubwami bwo mu ijuru. Nabonye Imana ari umukozi w'umuhanga. Nabonye Imana ari umwarimu udasanzwe. Imana ishobora kugenda yigisha umuntu buhoro buhoro, buhoro buhoro, buhoro buhoro, kugeza ubwo umutima w'umuntu uvuye ku bintu, uvuye ku by'isi. Nubwo abikoresha, nubwo abikeneye mu buzima akaba yabikoresha, ariko umutima we ukaba utacyumva yuko ubugingo bwe cyangwa se ubuzima bwe bubishingiyeho. Rero abana b'abantu ntabwo byadushobokera, ariko Imana irabishoboye cyane pe, gufasha umutunzi utunze iby'isi mu mutima we kumutandukanya nabyo, akabaho yumva ko ubuzima bwe bushingiye ku Mana atari kuri ibyo bintu, kandi akaba akibitunze. Hari ijambo Yobu yavuze rikomeye, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo nzasubira mu nda y'isi nambaye ubusa. Uyu mugabo yari yarahishuriwe ikintu gikomeye cyane. Ikintu yari yarahishuriwe ni iki ngiki n'ubundi turimo kuvuga,
yari yaramenye yuko ubuzima bwe bushingiye ku Mana. Yari yaramenye yuko ibintu byose n'Imana ibimuha, ibishatse yanabitwara ikabimukuraho, ariko kandi inabishatse yanabimusubiza. Yari yaratakaje ibintu byose, yari yaratakaje abana be, yari yaratakaje ibyo yari atunze byose. Aravuga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Icyo bivuze, mu mutima we ntabwo yumvaga ko ari byo shingiro ry'ubuzima bwe. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nambaye ubusa. Ibyo rero Yesu aravuga neza ko bishobokera Imana, ko Yesu yadushoboza kwinjira mu bwami bw'Imana kandi dutunze n'iby'isi. Ati biragoye ndetse icyoroshye ni uko ingamiya yakwinjira mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Biragoye pe, ariko nubwo bigoye Imana irabishoboye, kuko byose bishobokera Imana. Tumaze kurebera hamwe ukuntu ubutunzi bw'ibifatika mu mutima w'uyu musore byamuteye ikibazo gikomeye. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe ubundi butunzi nanone yari atunze mu mutima we, ari nabwo bwari shingiro mu by'ukuri y'ikibazo yari afite. Hari ijambo rivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hari irindi rivuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Mu yandi magambo mu by'ukuri mu mitima yacu icyo dukena, icyo twifuza, mu yandi magambo nicyo duhazwa cyangwa se nicyo duhabwa. Murumva ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ni ukuvuga ngo iyo ubukennye mu mutima wawe, Imana irabuguha kandi ibuguha mu mutima wawe, noneho ukaba umutunzi w'ubwami bw'Imana mu mutima wawe. Ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Murumva, iyo ufite inzara n'inyota byo gukiranuka urahazwa. Uhazwa iki? Uhazwa gukiranuka. Ariko gukiranuka iyo guhagijwe kuba hehe muri wowe? Kuba mu mutima wawe. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga yuko mu mitima yacu dushobora kuhatunga ubutunzi runaka. Nk'uko tumaze kumva yuko mu by'ukuri umuntu ashobora gutunga gukiranuka mu mutima we, cyangwa se iby'ubwami bw'Imana cyangwa ubw'ijuru mu mutima we, ni nako umuntu ashobora kuhatunga ibindi bintu, nk'uko twabonye yuko uyu musore yari ahatunze ubutunzi bw'iby'isi. Tujye rero kurebera hamwe ubundi butunzi uyu musore yari afite. Uyu musore mu kuganira na Yesu tubona ubutunzi bukomeye yari afite mu mutima we, ko ari ubutunzi bw'amategeko. Kuko mu kuganira na Yesu hari amategeko Yesu yamubwiye ngo ayitondere, ngo agende ayitondere. Kandi uyu musore yereka Yesu ko ayo mategeko yayitondeye. Kuba rero uyu musore ataravugurujwe na Yesu, kuko amubwiye yuko ayo mategeko yayitondeye, ni bitwereka yuko mu by'ukuri ayo mategeko koko yari ayatunze kandi yarayitonderaga. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo ndagira ngo tuvuge ku butunzi bw'amategeko uyu musore yari atunze muri we. Mwibuke ijambo ry'Imana ravuga ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Umuntu witondera amategeko mu yandi magambo y'Imana aba akwiriye kumushorera akamugeza kuri Kristo. Aba akwiriye kumujyana akamugeza kuri Kristo. Twakwibaza tuti se, iyo amaze kumugeza kuri Kristo bigenda bite? Iyo amaze kumugeza kuri Kristo atunga Kristo, noneho muri we yakira Kristo muri we, mu yandi magambo akaba ari we umushorera noneho cyangwa se umujyana. Icyo gihe amategeko akazi kayo kaba karangiye. Ntabwo ushobora gushorerwa n'amategeko ngo nurangiza nanone ushorerwe n'umwami Yesu. Amategeko akwiriye kudushorera akatugeza kuri Kristo. Rero uyu musore amategeko yarayubahaga, yarayitonderaga, ariko yaratarinjizwa mu isezerano rishya ngo noneho ayoborwe n'umwuka. Kubera yuko yari yaritondeye amategeko, ni nayo mpamvu byamushobokeye ko agera kuri Yesu mu buryo bunafatika, kugira ngo noneho agirane n'ikiganiro na Kristo, bityo kugira ngo ahari agire amahirwe yo kubona ubugingo, ari we Yesu mu bugingo bwe cyangwa se mu mutima we. Muri uko rero kuganira n'umwami Yesu, mu yandi magambo Yesu amweretse yuko
amategeko yagushoreye akungezaho. Noneho nimba yakungejejeho, kora gutya: genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhereke uze unkurikire. Mureke dusome mu Baroma ibice 3, dusome duhereye ku murongo wa 21. Mwumve, haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Murumva, hari ugukiranuka ngo kwahishuwe. Iki cyanditswe kiratwereka yuko hari ugukiranuka kwahishuwe. Ijambo ravuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kwahishuwe. Bishatse kuvuga ngo hari ukundi gukiranuka guhari, ariko hari no kwahishuwe. Hari irindi jambo Yesu yavuze, yaravuze ati nimutagira gukiranuka kuruta kw'abafarisayo n'abanditsi, ntimushobora kwinjira mu bwami bw'Imana, ntimushobora kuzabona ubugingo buhoraho. Murumva rero, hari ugukiranuka k'uburyo bubiri: hari ugukiranuka kw'abafarisayo, hari no gukiranuka kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Turaza kureba kugira ngo dutunge uku gukiranuka kwahishuwe turasabwa iki. Ariko mbere reka tubanze tuvuge kuri uku gukiranuka kw'abafarisayo. Ugukiranuka kw'abafarisayo ni ugukiranuka gushingiye ku mirimo umuntu akora mu mbaraga ze, arimo kubaha amategeko y'Imana. Igihe Abanyesirayeli bari mu butayu, hanyuma Imana ikamanuka kugira ngo ivugane nabo, bagize ubwoba bwinshi cyane, banga kuvugana n'Imana, ahubwo babwira Mose bati genda wowe uvugane n'Imana, hanyuma uze utubwire ikintu cyose Imana iri bukubwire tuzagikora. Murumva iryo jambo? Nta mwanya dufite kugira ngo tujye mu mateka yose, ariko byageze igihe noneho Mose azana ayo mategeko akayabasomera, akayababwira, akababwira ibintu Imana ishaka ko bubaha bagenderaho. Nabo baravuga bati ibyo byose tuzabikora. Mwitondere neza ayo magambo abantu bavuze. Ibyo Imana byose ivuze tuzabikora. Murumva? Tuzabikora. Ni ukuvuga ngo bazabikora bivuye mu mbaraga zabo. Mu yandi magambo, iri sezerano ryari isezerano rishingiye ku mirimo bagomba gukora itegetswe n'amategeko, ari bo bivuyemo, atari ukuvuga ngo ni Imana irimo kubashoboza. Uku niko gukiranuka kw'abafarisayo. Yesu aravuga ati nimutagira gukiranuka kuruta kw'abafarisayo n'abanditsi, ntimushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ntibishoboka. Nicyo kibazo uyu musore yari afite. Uyu musore mu yandi magambo yari umufarisayo mu mutima we. Mureke twongere dusome mu Baroma ibice 3, nanone turahera kuri uwo murongo wa 21, ariko noneho ngiye kwasoma hose ngeze ku wa 26. Mwitondere ayo magambo mwumve. Haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Reka mpite mvuga kuri iri jambo ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ni bande? Abakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ni ba bandi bakoranye isezerano n'Imana mbere, isezerano rya mbere ryo gukora imirimo itegetswe n'amategeko bibavuyemo. Abo rero ngo bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ntabwo bishoboka yuko twakwitondera amategeko y'Imana mu mbaraga zacu ngo bitume dushyikira ubwiza bw'Imana. Ntibishoboka. Ariko ijambo ry'Imana nanone ahangaha ku murongo wa 22 hatweretse yuko ngo uko gukiranuka kwahishuwe ngo tuguheshwa no kwizera Yesu Kristo. Iyo wizeye Yesu Kristo ko agushoboza, biba bikuyeho rya sezerano rya mbere. Isezerano rya mbere rishingiye ku mbaraga zawe mu kwitondera amategeko, ahubwo noneho witondera amategeko ubishobojwe na Yesu Kristo. Niyo mpamvu buriya Bibiliya igira amasezerano abiri. Yesu nashimwe cyane. Isezerano rya kabiri
ni isezerano noneho rishingiye ku Mana ishoboza abantu. Ni isezerano rishingiye ku kuba umuntu yumva yuko atakwishoboza, yumva yuko ari umunyantege nkeya, akemera kwakira Imana muri we, akemera kwakira Yesu Kristo muri we, kugira ngo Yesu Kristo muri we abe ari we umushoboza. Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo muri we, ahabwa imbaraga z'Imana, arizo mbaraga z'Umwuka Wera, kandi izi mbaraga z'Umwuka Wera nizo zimushoboza. Ntabwo biba birimo noneho guturuka mu mbaraga ze, ahubwo Umwuka w'Imana niwe ugenda amushoboza. Aha niho haturuka rya jambo rivuga ngo nshobozwa byose ndabishobozwa na Kristo umpa imbaraga. Reka dukomeze gusoma 24, haravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, kuko gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Murumva ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu. Ngo uyu musore yumvise iryo jambo ngo agenda ababaye cyane. Uyu musore yanze gutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana. Umurongo wa 25 haravuga ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizeye amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Mbere y'icyo gihe ikihe gihe? Ni igihe twavuze cyo mu isezerano rya kera. Ariko bene data, nubwo byabaye mu isezerano rya kera, n'uyu munsi ibyo bintu biracyahari. N'uyu munsi abantu turacyagera ahantu tukiyiringira. N'uyu munsi turacyafite icyo kintu cyo gushaka kwitondera amategeko y'Imana bivuye mu mbaraga zacu, dushaka gukiranuka kw'Imana. Ariko bene gukiranuka, bene data, ntabwo kwaduhesha ubwami bw'Imana. Niba waranakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe, ariko noneho bikagera ahantu ugashaka kongera kugaruka ku bya kera byo kwitondera amategeko y'Imana biguturutsemo mu mbaraga zawe, ibyo byirukana Yesu, byirukana isezerano rya kabiri, byirukana isezerano ryo gushobozwa. Icyo gihe mu yandi magambo ni wowe uba wibereye Imana ku giti cyawe, ngo Yesu Kristo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizeye amaraso ye. Ese mwene data, koko wizera Yesu Kristo? Wizera amaraso ye? Wiringira Imana cyangwa uriyiringira wowe ku giti cyawe? Wiringira Imana cyangwa se wiringira imirimo itegetswe n'amategeko kandi biguturutsemo? Imana yashyizeho Yesu kugira ngo atubere impongano z'ibyaha byacu nitumwizera. Kandi igituma Imana ngo yamushyizeho ngo byari kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo, gutandukanye na kwa gukiranuka kw'abafarisayo, ugukiranuka kwacu nk'abantu. Umurongo wa 26 haravuga ngo kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. itsindishiriza uwizeye Yesu. Kwizera Yesu nibyo bikwiriye kudutsindishiriza. Kwizera Yesu nibyo biduhesha ubugingo buhoraho. Kwizera Yesu nibyo bituma tumutunga muri twebwe. Haleluya. Reka turangirize ku ijambo rivuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ndashaka kuvuga iki? Kwizera Yesu ntabwo bikuraho imirimo itegetswe n'amategeko yuko igomba gukorwa. Kwizera Yesu bishatse kuvuga ngo na ya mirimo itegetswe n'amategeko tugomba kuyikora, ariko twumva yuko tubikesha Imana, twumva yuko kubikora kwacu ni Imana ibidushoboza. Ntabwo aba ari twe tugomba kwirata, ahubwo tuba tugomba kurata Imana. Iyo witondeye amategeko y'Imana ariko ukumva yuko byavuye muri wowe, ukumva yuko wabaye igitangaza, biba bishatse kuvuga yuko wowe uri mu isezerano rya mbere rizana gukiranuka kwa mbere, ariko gukiranuka kw'abafarisayo, ugukiranuka kw'abantu gushingiye ku mirimo y'abantu. Ariko iyo wizeye Yesu Kristo noneho ugakora ya mirimo, ariko mu kuri ko mu mutima wawe uzi neza yuko iyo mirimo itegetswe n'amategeko, yuko urimo kuyishobozwa n'umwami Yesu Kristo, biba bishatse kuvuga yuko wowe uri wo mu gice cya kabiri
mu isezerano rya kabiri, ariryo sezerano ryo gushobozwa na Yesu. Imana iguha umwuka wayo, uwo mwuka w'Imana ukaba ari wo ugushoboza gukiranukira Imana. Yesu nashimwe cyane. Mureke dusoreza ahangaha. Tubonye ubutunzi uyu musore yari afite. Uyu musore tubonye yuko yari afite ubutunzi bw'uburyo bubiri mu mutima we, kandi ibi bintu nibyo byamuteraga ikibazo. Tubonye yuko yari afite ubutunzi bw'amategeko yitonderaga mu mutima we, ariko nanone twabonye yuko mu mutima we ubutunzi bufatika yari abutunze muri we, kuko yumvaga yuko kuriya gutunga abikesha imbaraga ze, abikesha kugendera ku mategeko yubaha, bikaba ariyo mpamvu bituma ashobora kuba yanatunga. Rero mu mutima we yari atunze bino bintu bibiri mu buryo bukomeye: amategeko y'Imana yitonderaga, ndetse anatunze na bwa butunzi bufatika twabivuze mu mutima we. Ibi rero nibyo byirukanaga Yesu mu mutima we. Ibi ngibi nibyo yanze gutandukana nabyo kugira ngo yakire Yesu mu mutima we. Bene data, mureke twizere Yesu, mureke twumve yuko ari we dukesha byose, mureke imirimo itegetswe n'amategeko dukora, twumve yuko ari Kristo uyidushoboza. Yesu aduhana umugisha. Mureke dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, nciye bugufi cyane imbere ya kano kanya. Turi abana b'abantu, twambaye imibiri, twambaye byinshi mu mitima yacu bituma tutagutunga Mwana. Duciye bugufi cyane imbere y'amaso ya kano kanya. Twifuza kugutunga mu mitima yacu. Twifuza yuko ubuzima bwacu bwashingira kuri wowe, ntibushingire ku mbaraga zacu Mwami. Twemerere Mana kubw'ubuntu bwawe, wemere kwihana kwacu Mwami, kuko imbaraga zacu zatumye Mwami tudashyikira ubwiza bwawe Mana. Turifuza gutunga ubwiza bwawe. Ubwiza bwawe ubwabwo bukaba ari bwo butugeza kugushyikira ubwiza bwawe. Ubwawe ni wowe watwinjiza mu bumana bwawe, tukabasha gutunga ubwiza bwawe. Ari wowe tubikesha. Ndakwingize Mana, gendera uyu mutima uciye bugufi urimo kugushaka kugira ngo ushobozwe nawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo, reka tugutunge mu kuri no mu mwuka. Reka ubugingo bwacu bwuzurane kubaho kwawe. Reka imitima yacu yuzurane iby'ubugingo. Reka Mwami Imana tubashe gutunga gukiranuka kwawe, atari ugukiranuka duheshwa n'imbaraga zacu, gukiranuka kw'abafarisayo. Oya, ahubwo dutunge gukiranuka kwawe. Kuko isezerano ryawe rya kabiri rivuga neza ngo icyo gihe ngo nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, ngo nyandike mu bwenge bwabo. Ngicyo gihe ngo bazaba ubwoko bwanjye, ngo nanjye ngo nzaba Imana yabo. Mana, twinjize muri iri sezerano. Twinjize mu isezerano ryo gushobozwa nawe. Twinjize mu isezerano ryo kugutunga. Mu izina ryawe Yesu. Amen.